muri umugisha kuri twebwe kuba tubafite muri amaboko yacu akomeye kandi icyo nababwira ni uko nitutagusari tuzasarura. Ndagira ngo dutangire dusenga kuko gusenga gusingiriza umuntu usenga Imana kandi gusenga gusindagiza abasenga kwabasingiriza Imana, gusenga gushwiragiza abadayimoni ababisha bagatatana. Gusenga ni umuco ku mukristo. Hari umuririmbyi wavuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure, aravuga ngo atambuka n'inyenyeri. Yaravuze ngo umutima w'umuntu imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Hanyuma gusenga rero gusenya ibihome by'ababisha. Mu bintu byose uzagambirira gukora uzabanza Imana imbere, uzabanza isengesha imbere, kuko gusenga ni umucyo ushobora kukumurikira uri mu mwijima. Gusenga kandi gusenga bishobora kudakuraho ibibazo, gushobora kutabuza ibibazo kuza, gushobora kutabuza amakuba kuza, ariko gusenga ukomeza umuntu usenga mu bimugerageza, mu makuba ndetse no mu bimuhiga. Rero reka mbabwire ngo gusenga ni intwaro, gusenga ni bombe atomique. Mu gihe cyashize twagiye tuvuga ko gusenga, ariko gusenga ntibicuya, gusenga ntabwo birangira, kandi gusenga nyako ntabwo bigira igihe. Kandi mbabwire ko isi ntabwo yigeze idusigira igihe cyo gusenga, ahubwo twebwe mu isi dukwiye kwiga umwanya wo gusenga, dukwiye kwiga umwanya wo kubana n'Imana, ko gusenga no kuganira n'Imana. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imirimo yawe, turavuga imbaraga, turavuga ibyo wakoze. Turagushimiye wabanye natwe, waraturwaniriye intambara z'uburyo butari bumwe, warwanye intambara zo mu gikari. Izo ntambara abantu ntibigeze bazibona, abaturanyi ntibazibonye, ariko waraturwaniriye. Wabaye Imana mu ruhande rwacu, watugiriye neza, watubambiye amahema, watubereye ubwugamo, watubereye igihome kidukingira. Twabonye ukuboko kwawe, twabonye imbaraga zawe, twabonye imirimo itangaje wakoze. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Turasenze kugira ngo Uwiteka udutege amatwi, wumve gusenga no kwinginga kwacu. Salomo yavuze mu migani, aravuga ngo izina ry'Uwiteka ngo ni umunara muremure, ngo umukiranutsi yihishamo agakomera. Senge abantu banteze amatwi ngo bihishe mu izina ryawe, kuko ni umunara muremure, umunyamibabaro yihishamo agakomera. Izina ryawe ni umunara muremure, umunyabikomere yihishamo agakomera. Izina ryawe ni umunara muremure, uwapfushije yihishamo agakomera. Izina ryawe ni umunara muremure, abashonji basonzokeramo, abambaye ubusa bambariramo, ababuze uburyo bariboneramo uburyo. Izina ryawe ni umunara muremure, umukiranutsi yihishamo agakomera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishirwe hejuru. Ndasenze kugira ngo izina ryawe ribera abantu banteze amatwi umunara muremure, kugira ngo 2023 mu kwezi kwa mbere baryihishemo, ribabera ubwugamo, ribasingiriza Imana, ribasingirize mu masezerano, ribasingirize mu byo basengeye, ribasingirize mu byifuzo byabo bandikiye Imana bayisaba, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi udukomereza amaboko muri byose. Urakoze, turagushimiye. Ngabo bana natwe, kandi Umwuka Wera bahe hagati muri twe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana yari muri Zaburi ya 23. Turasoma twumve icyo Imana ivuze muri no Zaburi. Hanyuma aravuze Zaburi ya 23, turasoma ku murongo wa 4 n'uwa 5. Twumva icyo havuze. Haravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haravuze ngo ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. 5 haravuze ngo ntunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Reka twiyongeze uwa 6 niwo wanyuma. Uravuze ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose, nyiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Iyi ni Zaburi ya Dawidi.
ni zaburi ya Dawidi, ni Dawidi wayivuze, arayivuga. Hanyuma tugiye kureba impamvu Dawidi yavuze ino zaburi. Ni zaburi twavuga ngo ni nk'ikivugo, twavuga ko ari igisingizo, twavuga ko ari ugushima, ariko nje guhanurira ubuzima bwawe ngo Imana, nje kukubwira ko Imana itunganije ameza mu maso y'abanzi bawe 2023. Uza ari ubuhanuzi ukubwira ngo nubwo umaze iminsi ubona uroba ariko ntugire icyo ubona, ariko ndashaka kukubwira ko Imana ije gutunganya ameza mu maso y'abanzi bawe. Hari abantu bavuze ko utabona umugabo, nje kukubwira ko 2023 ni wubaha Imana, ukayubahira yiherereye n'ahagaragara. Imana izagusumbisha amahanga. Ni nasomye ijambo riri mu Gutegeka kwa 2:28, ndarikunda cyane. Riravuga ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko Uwiteka Imana ibategeka uyu munsi, iyi migisha yose izabazaho. Haravuga ngo muzaba hejuru gusa ntabwo muzaba hasi, muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo, kandi amahanga menshi azabaguza ntabwo muzayaguza. Nje guhanurira ubuzima bwawe nkubwira ngo nubwo 2022 ari umwaka wakubereye umwaka ugukomeretsa, wahuye n'ibisitaza, wahuye n'ibikubabaza, wahuye n'ibitumurira, wahuye wamwereye ku gikombe cy'ibisharira, wahuye n'ibikudandabiranya, ariko nje kukubwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashiruka kikera imbuto nk'izambere, kikagira n'ibibabi nk'ibyambere. Nje kukubwira ko hari ije kwimura imisozi itabimenye ku buzima bwawe, ikayubikana uburakari bwinshi. Nje kukubwira ko ikiyizanye n'uguti igisisi kugira ngo yikura hayo, n'ukugira ngo ikore ibintu bikomeye bitarondoreka ku buzima bwawe. Pawulo yavuze amagambo y'ubwenge, yavuze ngo tuvuge iki? Aravuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, aravuga ngo umubisha wacu yabande, aravuga ngo ubwitimanye umwana wayo w'ikinege izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo nkubwire ngo mu by'Imana igambiriye ku buzima bwawe ni byiza, ntabwo ari ibibi. Niko Yeremiya yavuze ngo izi byo yibwiriza tugirira ni byiza si bibi, ngo nukugira ngo itureme mu mutima w'ibyiza dukorera. Hanyuma arongera aravuga ngo Imana ntizahora ibabaza umuntu iteka, aravuga ngo naho yamubabaza ngo izamugirira ibambe, ngo kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Natekereje ku muririmbyi w'169 yavuze ngo imisozi itari yaremwa ngo n'isi itarabumbwa, yavuze ngo uhereye kera uruko wahoze. Ndashaka kukubwira ko uhereye kera Imana iri uko yahoze, ntabwo ihinduka, ntabwo isaza ngo yitwaza akabantu. Hari ubwo waciye mu nzira z'ibizigu hanyuma ugira ngo Imana yarazindutse, ntabwo yazindutse ku buzima bwawe. Uyu ni umugabo witwa Dawidi, wavutse ari umwana wa 8 mu bana ba Yesayi mwene Obedi mwene Bowazi ndetse na Rusi. Hanyuma Dawidi ngo avuka ari umwana wa 8 mu Isiraheli, havukaga abana 7 nibo babaga bemewe. Iyo umwana wa 8 yavukaga yazaga adakenewe, yazaga adakunzwe, yazaga adahabwa agaciro, yazaga ntawe umukeneye. Iyo bagiraga rero umwana wa 8 akavuka, bamwoherezaga mu ishyamba iyo mu mafamu kuragira amatungo, kubanayo n'amatungo. Mbibutse ko umuntu uvutse muri ubwo buryo bagatekereza ko nta musaruro uzamukomokamo, nta wundi murimo bamushingaga gukora usibye kuba umushumba w'inka cyangwa umushumba w'intama. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo uragiye inka 2 uburiya 3, uragiye intama 2 uburiya 3, uragiye ingurube 1 uburiya 2. Biravuze ngo kandi ntabwo ubwenge bw'umushumba buriya ubwenge bw'umushumba nta bundi. Umushumba ntiyiga, umushumba ntabwo anywa amazi atetse, umushumba ntiyambara style, ntabwo yambara neza, umushumba nta yindi vision agira muri we. Iyo umushumba aryamye araratekerezaho ubwatsi bw'amatungo ye azaragira ejo, araratekerezaho azaragira, nta yindi vision umushumba aba afite. Ariko Dawidi yari umushumba utandukanye n'abandi bashumba. Nje kukubwira ko ubuzima bwawe butandukanye n'ubw'abandi mu maso y'Imana. Uri ikinege ku Mana, kandi
ukuri mu maso y'Imana urifura nta muntu kubanza nta mugukurikira mu maso y'Imana uri umwihariko mu maso y'Imana urakunzwe mu maso y'Imana uri w'agaciro wenda hari abantu bakwambuye agaciro hari abantu bakagutesheje bakugira nka Dawidi ariko ndashaka kukubwira ko mu maso y'Imana uri ikiremwa cy'agaciro uri umuntu ukomeye uri umuntu udasanzwe Imana igambiriye gukoraho ibintu by'icyubahiro abantu bakamenya ko yakuremye yagutekerejeho Dawidi isa ntiyamutekerezaga nta wundi muntu muri bene se barindwi wigeze utekereza kuri Dawidi ariko Imana yari yaramenye Dawidi kera ari urusoro mu nda ya nyina Imana iherutse kubwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose nje kukubwira ko Imana yakumenye kera nje kukubwira ko Imana yakwejeje utaravuka igushiriraho kuba agaciro igushiriraho kuba umumaro mu gihe cyawe igushiriraho kwigirira umumaro no kuwugirira abandi nakubwira ngo urubwiza uruburabyo mu maso y'Imana ntabwo irambirwa kukureba wenda hari abantu bakurambiwe ariko Imana ntirambirwa kukureba hari ibintu bitatu cyangwa bine nabonye ku Mana icambere ni Imana ireba icakabiri ni Imana yumva icagatatu ni Imana ikora reka niyongeze icakane ni Imana itabura kwigenza ihagurutse gukora nta muntu yikoma mu nkokora iyivuze nta muntu yivuguruza ni Imana ikora ibyo igomba gukora nk'Imana niyo yonyine ibasha kubara intambwe z'umuntu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nuza gusoma zaburi za Dawidi yigeze avuga muri zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha aravuga ngo hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi ni Dawidi wabivuze muri zaburi ya mbere aravuga ngo uwo muntu azabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacu babi byacyo n'ibyuma aravuga ngo uyu muntu icyo azakora kizamubera cyiza niko Dawidi yavuze hanyuma ageze muri zaburi ya 30 yaravuze ngo kurira ngo gushobora kurarira umuntu nijoro ngo ariko gaca mu gitondo impundu zikavuga Dawidi niwe wavuze guca yigeze avuga ngo muri zaburi 119 aravuga ngo hahirwa abantu bagenda batunganye ngo hahirwa bitondera ibyo yahamije aravuga ngo hahirwa abamushakana umwete hahirwa bafite abamushakana umutima wose aravuga ngo abo bantu ntacyo ubugoryi bakora Dawidi yigeze avuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana w'umutabazi wa Yakobo kuko Imana izarirengera mu makuba yarashatse kugaragaza ko ntabwo umuntu uhirwa ari umuntu ufite umuryango nubwo ari byiza ntabwo umuntu uhirwa ari umuntu ufite ibifatika tubonesha amaso nubwo ari ingenzi nubwo ari impamba y'urugendo muri ubu buzima yarashatse kugaragaza ko umuntu uhirwa ni umuntu uboneka mu maso y'Imana ni umuntu Imana yishimira yaravuze ngo hahirwa umuntu witeka atoranya yarageza kumutoranya akamwiyegereza ndashaka kukubwira ngo uwiteka niba uzi ko ntacyo mupfa nta makimbirane ufitanye n'umwami Imana yawe agambiriye kugukorera ibintu by'ubutwari ntabwo yitaye kuri karandezi wacu ntabwo yitaye ku magambo abantu bavuga ntabwo yitaye ku byo abantu bavuga ntiyitaye ku bagutaye ntiyitaye ku bakwambuye agaciro ntiyitaye kuba kuvuga uko utari cyane ko umunyarwanda yabyunzemo aravuga ngo umugayo uvu n'ubugaya ubugawa yigaramiye ntabwo yitaye kutemewe mu muryango icyo yitayeho n'icyo yakugambiriyeho kera icyo Imana yagambiriye gihishwa abadayimoni icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe gihishwa abarozi bakuroga icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe gihisha uburwayi bukubabaza bamwa nijoro icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe gihishwa gereza ufungiyemo icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe gihishwa umudayimoni utuma utabona urubyaro icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe gihishwa umudayimoni utuma utabona akazi icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe icyo nicyo gifite agaciro kuko Imana nigituma gukora icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe kizadepasa ibintu byose bigambiriye kurwanya umugambi w'Imana Yobu
yavuze mu bice 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe. Reka babwire nta kintu cyarogoya umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Imvura nyinshi ntiyawurogoya, abadayimoni ntibawurogoya, amahembe n'ibitega ntibyawurogoya, ibyo abantu uzi bakoze ntibyatera Imana kurogoya umugambi wayo. Imana igambiriye gukomeza umugambi wayo ku buzima bwawe kuko ni Imana yo kwizerwa. Dawidi rero ngo avutse avuka ari umwana w'umunani utemewe, udahabwa agaciro, bamwambura agaciro nk'ako bakwambuye. Sinzi uwakwambuye agaciro, ariko ndashaka kukubwira ko mu maso y'Imana uri agaciro. Mu maso y'Imana uri umuntu udasanzwe. Mu maso y'Imana uri ikirenge, ubugingo bwawe ni ikinege ku Mana, wowe ubwawe uri ikirenge ku Mana. Hanyuma ngo aragira intama, araziragira, bagatamba ibitambo. Dawidi ntaboneka muri ibyo birori, bagakora ibirori by'iminsi mikuru. Urumva Dawidi ntaboneka muri ibyo birori. Bigera ku rwego bakuru be Eliyabu, Abinadabu na Shama bajya mu gisirikare, baba basirikare bakomeye, baba basirikare b'inyenyeri, abajenerali. Hanyuma Dawidi ntiyamenye ko bakuru be babaye abasirikare, ariko Bibiliya iravuga muri Zaburi 121 Dawidi byigeze bimucanga. Aha niho mbona ko yaje kumenya ko avukana n'abantu badasanzwe. Hari abantu twavukanye nabo ariko uyu munsi bakaba nta kintu batumariye. Hari abantu wavukanye nabo, hari abantu wiganye nabo, bakureho umugayo, bakure bababarire aba bantu bigukumarira inkweto. Imana icyo yagambiriye ku buzima bwawe yarakigambiriye, icyo yanditse yaracyanditse. Nta muntu ushobora kugisiba, nta muntu ushobora kugisimbura, nta muntu ushaka kugikuraho. Noneho Dawidi ngo biramucanga nk'uko bijya bigucanga, biramuyobera nk'uko bijya bikuyobera. Aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo ariko ngo gutabarwa kwanjye kuzaba. Ngo ahita yumva ijwi rimubwira ngo Dawidi gutabarwa kwawe kuva kuwiteka Imana, haleluya, yaremye ijuru n'isi. Ijwi riramubwira ngo gutabarwa kwawe kandi umva, Imana igutabara ntisinzira, ntibunikira, izakurinda amajya n'amaza none n'iteka ryose. Ndashaka kubwira abantu badukurikiye ko Imana itabara ntisinzira, ntabwo ihunikira, izaturinda amajya n'amaza none n'iteka ryose. Imana iherutse kubaza Yeremiya, iramubaza ngo uruzi iki Yeremiya? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo witegereje? Arayibwira ngo nitegereje. Iramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Ndashaka kukubwira ko mu mugambi Imana igufiteho, ifite n'uwo kurinda isezerano ryayo ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi wo kurwanirira icyo yakuvuzeho. Imana ifite umugambi wo kukirinda. Imana ifite umugambi wo kukigusingiriza, kukigeza mu biganza. Ifite umugambi wo kukwereka ko ari Imana wizeye. Ndagira ngo yikomezeho. Dawidi rero ngo bukeye Imana, Bibiliya ivuga neza ko Abisiraheli bari basubiye inyuma. Ngo Imana ibwira Samweli ngo yimike Sawuli abo umwami w'Abisiraheli, ngo ageze ku ngoma ya Isiraheli. Bibiliya iravuga ngo iramubwira ngo ntuzarye ngumwe, ahubwo nibutse nabi abamareki bagiriye Abisiraheli. Ndashaka yuko uzatsemba abamareki n'abana babo n'abagore babo n'ibyo batunze. Sawuli ngo ageze ku ngoma, Imana iramubwira ngo genda ukora ibyo nagutegetse gukora. Ngo aragenda arokora abamareki, arokora inyamibwa, mbega ntiyabica ngo barangize. Imana isanga Samweli rero, imusanga Inayoti y'Irama. Inayoti y'Irama hari ahantu Samweli yubatse ishuri ry'abahanuzi. Aha hantu kandi ndashaka kubabwira yuko umunsi umwe Sawuli ngo ubwo atumvira Uwiteka, ngo hari umwuka wavuye ku Mana umuhanga wakajya asaba, bamushakira umuntu uzajya umucurangira. Bazana Dawidi, bamaze kuzana Dawidi, Dawidi ngo akajya acurangira Sawuli, ngo yamara kumucurangira ngo akoroherwa. Bibiliya iravuga ngo ariko ngo agahora afite ishyari, agahora afite ubwoba. Mbibutse ko ishyari niryo shuri ryonyine umuntu yiga, yarisohoka kuryiga agahinduka umurozi. Ishyari ubundi ishyari tugiye kuvuga ishyari twakuramo amatopiki menshi. Hanyuma ngo bukeye rero Dawidi ngo aza guhungira Inayoti y'Irama. Amaze kuhahungira, Sawuli yohereza y'ingabo 50. Dawidi yari ataraba umwami, yohereza y'ingabo 50 ngo zigeze ku butaka bw'Inayoti y'Irama, zihasanga umuririmbyi w'120 uvuga ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvuganira. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ngo ko kandi umwuka wera aza kuri za ngabo za Sawuli
Sawuli ngo zirahanura zihanurira Dawidi ziramubwira ngo nta kizabuza Imana ya Isiraheli kuguha ubwami uzaba umwami wa Isiraheli nubwo bitaraza. Haleluya. Ngo none twemerera twigumanire nawe. Sawuli yohereza izindi ngabo za kabiri 50 nazo zirahanura, yohereza za gatatu nazo zirahanura. Kushura ya kane Sawuli ngo ariyizira akandagiye nayo tira. Hari ibintu Imana igiye gukora ibikoresheje abanzi bawe kugira ngo ikwemeze ko ifite umugambi wo gukomera wo gusohoza icyo yakuvuze. Ngo Sawuli ahageze ngo ahita agira ishurirwa atigeze agira mu buzima bwe, ngo ahita abona icyubahiro Dawidi azagera ku ngoma ntacyo afite, nubwo imyaka amaze ayoboye ku ngoma ya Isiraheli ntiyakigira. Ngo ahita abona mbega ibintu ntibisanzwe. Ngo arangije nawe akuramo imyenda arahanura yiriza umunsi. Rero reka ngaruka kuri Dawidi. Imana ibwiye Samweli iramubwira ngo kuko Sawuli atumviye Imana namubwiye gutsemba bamarekera barokora, none mwambuye ubwami buhawe umuturanyi. Iramubwira ngo genda i Betelehemu niyiboneye y'umwami, niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Hari igihe abantu baba batakubona amaso yabo ntakubone cyangwa akakubona uko utari, ariko ijisho ry'Imana rikureba. Ibyo nibyo bifite agaciro kuruta iby'abantu. Ngo ageze i Betelehemu rero yinjira kwa Yesayi. Ngo ahageze ahasanga Eliyabu na Abinadabu na Shama. Ngo agiye gusuka amavuta kuri Abinadabu Imana iramugaye, agiye kuyasuka kuri Eliyabu iramugaye, agiye kuyasuka kuri Shama iramugaye. Hari umuririmbyi yaravuze ngo Imana ntireba nk'abantu kandi ntitora nk'abantu. Aravuga ngo abantu babona yuko ibyiza atari we bikwiriye, ngo Imana yo yakurore ikabona uruti bishongore, ikabona uruti bikwerere, ngo munsi ikakwemera ikakwemeza n'abantu. Hanyuma ngo begereye ameza bagiye kurya bamaze gukaraba intoki, ijwi ribwira Samweli ramaze ngo baza Yesayi nta wundi mwana ugira abana babo bose nabo. Ngo kuko Bibiliya ivuga ko yagerageje kumumurikira n'abandi bahungu bari mu gikari bane bose Imana irabagaye. Ngo baramubwira bati dufite kandi gahungu ariko karagiye intama. Urabizi umwana uragiye intama icyo asobanuye mu Isiraheli. Arababwira ati ntitaye kuri comment z'ibyo muri kuvuga, ni mumunzanire ngo turi burya ataraza. Dawidi ngo bamutuma haraza. Mutekereza niba ari gukora urugendo nk'urwo munsi wose, ariko baramutegereje araza kuko yari afite agaciro mu maso y'Imana. Nubwo mu maso ya Yesayi nta kari gahari, mu maso y'abakuru be nta kari gahari, ariko mu maso y'Imana kari gahari. Imana ishimwe. Dawidi yigeze avuga muri Zaburi ya 50 aravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, ngo kandi umuriro w'ishuhe uzakongora. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Dawidi atungutse i Betelehemu asanga abaturage b'i Betelehemu barahari, asanga abakuru be barahari. Hari ibintu Imana yavuganiye nawe ahiherereye ije gusohoreza ku karubanda. Akora ikosa ryo kubikorera mu gikari, izabikorera ku irembo kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana bavuganye nayo. Aleluya. Imana ishimwe. Ngo atungutse ijwi ribwira Samweli ramubwira ngo nguwo ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Hanyuma ngo yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira imbere y'abakuru be. Dawidi yubuye amaso, hanyuma ngo abona abaturage b'i Betelehemu barahari, abona abakuru be barahari, abona umuryango mugarura, abona abaturanyi barahari. Ngo ahita azamura ikivugo cy'abashumba aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Muri Zaburi ya 23 aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ashora iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Aravuga ngo ishimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Aravuga ngo asize amavuta muri uyu mutwe wanjye none igikombe kiraseseka. Arangije aravuga ngo kuko antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ndashaka kukubwira ngo Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. 2023 ntuzaniye ubuhanuzi, nje guhanurira ubuzima bwawe, nje kukubwira ngo Imana itunganya ameza yawe mu maso y'abanzi bawe. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ifite ubutware ukagira n'ubushobozi, ugira neza bugacya bukirurira urangiza rwa burundu. Sengeye umuntu wese unteze amatwi kugira ngo umutunganyirize ameza mu maso y'abanzi be, uyatunganye kandi numara kuyatunganya umuremera ishimwe, zaburi n'ibihimbano by'umwuka wera ubyuzuza akanwa ke. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, Imana ishobora byose, Imana itagira ikiyinanira, Imana yihariye, Imana yuzuye ubugwaneza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Komeza kumuhira, komeza kuduhira, bana natwe muri byose ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.